Intamboro njya ntinya. Imboro zose zakujyamo kandi nazakira zose ningana nk'iyo mikoro ufashe nayo wayakira. Nayo nayakira bitewe nyine n'amafaranga aba yamaye. Jewe igihe cyose ngiye abagabo baranyaza nkanyara. Ububere bwaje ukanyaza wakojeje kuri rugongo birashoboka. Gute nyine byo bitubwira nyine uvuga ati wenda umugabo kugira ngo anyaze umugore bundi bigenda gute? Bisaba kuba yabanje kumutegura nyine umugore nawe nyine akamwiyumvamo kugira ububere bwaje iyo umugabo ari yakurongoye ziranizana. Ntago ari ngombwa ngo umugabo ngo abanze kujya kukunyaza bikareka niyo agucumise zirizana. Ni ukuvuga ngo noneho wenda tureke kuvuga ngo ibyo kwizana nk'umugabo wenda ushaka nko kunyaza umugore yabigenza gute? Wenda tuvanyeho icyo watubwiye cyo kuvuga ngo uramutegura wenda n'umugore ngo yamwumvishemo, none uri nk'umugabo ushaka nko kunyaza umugore wabigenza gute? Ushobora kumwicaza ukicaza umugore wawe, ukamwicaza ku maguru yawe warangiza nyine ukamunyaza. Ibana ibyo nyine gahunda zikajya muri gahunda. Nk'igitsina cy'umugabo subwo nyine agikoresha mu buhe buryo nyine kugira ngo umugore anyare? Igitsina cy'umugabo agifata neza akagifata mu hagati koza kuri rugongo zirizana. Mu gitsina cy'umugore ku gitsina nagakozamo imbere akoze inyuma kuko jejemo imbere ntago wanyaza umugore ngo hasi ubundi ziriya nkari ariko njya numva ngo hari n'igihe umukobwa batanyara ariko umugabo mu gihe ari kubikora akanyara inkari zisanzwe. Bijya bibaho? Ibyo birashoboka ko njye ntago bijya bimbaho. Niryari umuntu yakunyaje ukumva urishimye byari byagenze gute? Jewe igihe cyose ngiye abagabo baranyaza nkanyara. Uba hasi ubundi ari amazi ubundi aza aturuka he? Shanje ubwenga aturuka ngaho icyo ashobora kuba aturuka mu mubiri. Aturuka mu mubiri. Mu mubiri wese iyo bakunyaje no mu matwi aturuka, wowe vuga agaturuka hano cyangwa no mu matwi aturuka? Igitsina nyine neza arahandi amazi ava. Aturuka mu gitsina. Ase buriya wenda nk'umugabo kurongora umugore unyara n'utanyara, umugabo uryoherwa n'uwe? Umugabo uryoherwa n'urongora umugore unyara. Ubwo se biba bitandukaniye he? Bitandukaniye he? Urugero dushaka kuba twakundanye ukaba wanandongorera wandongorera unyara ntube wenda mfite nk'indwara ikibazo uhura nacyo, ariko wa mugore utanyara ushobora kumurongorera aho ngaho ugasanga murakomeretse muhuje amaraso nyine ugasanga n'izindi ndwara. Wenda nko kubagora hanini umugabo akurongoreye aho n'undi akakurongora yambaye prudence, uryoherwa ari uwe wakurongoye wambaye prudence cyangwa wakurongoreye aho? Uryoherwa ari uwakurongoreye aho ngaho. Gute se ubwo bitandukaniye he? Rego umenye ko harimo ikintu mamwa reba kiriya gishashi umuntu aba yambaye n'abantu bajya bavuga ati nta urira bombo mu ishashi nese warira bombo mu ishashi ukumva nyine ukuyirya nk'uko akayiririyaho. Reka n'ibibaho. Ni ukuvuga ngo iyo bakurongoreye aho nibwo wumva biryoshye kuruta uwambaye prudence cyane rwose. Hano se hari abo ujya uha bambaye prudence cyangwa wowe ntuyikoze? Oya sheri wanjye ndaniwe mpera aho ngaho, ntago ari umuntu wese ubonetse mpera aho ngaho. Ugira sheri wawe uha ukagira n'abandi uha nyine batari ba sheri bawe? Yes. Wenda se nk'umugabo iyo yambaye prudence hari abantu benshi batazi no kuyambara rega. Hari abantu wenda badukurikiye bavuga ati sha ibintu byo kwambara prudence byarananiye. Reka wenda tubaha amahirwe wenda niba wenda uzifite ariko ndumva utazibura, wenda utwereke nk'uburyo wenda umugabo wamwambika prudence. Ako ndaguheraho nyikwambika. Reka ariko oya wowe urayifata nta kibazo, bitubwire mu magambo utwereka ati iyo ugiye kuyifungura gutya, kuyihambura uyihambura gutya, kuyishyira mu gitsina cy'umugabo bikagenda gutya. Nanayihambure kumana yanjye cyangwa se urumva se bigoranye? Ndumva bigoranye tujya ku bindi biganiro. Okay, nari noneho reka wenda icya prudence kiveho, wenda bitubwire nko mu magambo basi. Nyine prudence urayica, wamara kuyica n'umugabo akubwira ati sinshobora kuyambara njye ntago nabishobora, cyangwa wenda niba afite nk'umugore akakubwira ati ntagera mu rugo irimo kunukaho
ukayifata ukayica ukayambika umugabo ukayihambura ku gitsina cyiwe ngiza mugakora ipari. iyo ari kuyikoresha uba wumva bimeze bita. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo baba bafite ubwoba yuko yamusigaramo. Ni irihe banga ushobora gukoresha kugira ngo umugabo akurongoresheje puridansi bibe byagenda neza kandi ntigusigaremo mu gitsina cyawe? Z'ahantu umugabo puridansi ishobora kumusigaramo, umugore ishobora kumusigaramo kikakumwe umugabo aba yarangije agashaka gukomerezaho, ujya ari amasohoro arayinyereza ikaba yavamo igasigara mu mugore. Ase wenda uvuze ku kintu cyo kurangiza uranyibutsa, hari ibintu abantu benshi bajya impaka cyane. Urabona mu mibonano mpuzabitsina bari abantu babiri bari kuyikora, irangiye umugore ni uryoherwa kurusha umugabo cyangwa n'umugabo uryoherwa kurusha umugore? Buriya iyo umugabo yaje kuguhaha ni uryoherwa kuko nyine wowe ushaka n'amafaranga, gusa ukumva nyine iby'uburyohe ntabwo biba birimo, nyine n'amafaranga uba ushaka. Watubwiye ko ufite sheri, wenda reka tuvuge uri kubikorana nka sheri wawe ukarangiza nawe akarangiza, wumva uwo uryohewe cyane kurusha undi arinde? Mwese muraryoherwa mwakundanye, ariko ibyishimo ntabwo byangana, harimo ugomba kwishima kurusha undi. Mwese muraryoherwa. Ase buriya wowe wumva unyuzwe y'umugabo akurongoye nk'amatura angahe? Bitewe nuko arongora n'ituri imwe y'amazi. Ukumva uranyuzwe nta kibazo cyane. Nk'umugabo byayindi bajya bavuga ngo kwa kundi umugabo akurongora akagupfubya, byari byakubaho? Ntibirashoboka. Isugira nk'umugabo nta mukunzi akaza akandongora, nshobora kuryoherwa byagiramo hagati y'abantu nkumva wapi, cyangwa akandongora akarangiza mbere yanjye ukumva atampfubije. Uba wumva gute iyo umuntu agupfubije? Uba wumva wahita ubona undi, cyangwa se uba wumva n'ibyo gukora imibonano uwo munsi wahita ubireka? Uhita wumva nyine uhita wumva ubihaze utakongera no kubikumbura. Nese ubonye undi ntago wagira? Nawe ashobora guhita utekereza ko ashobora kuzana akakugira nk'uwo nguwo. Nese buriya hari igitsina ushobora kuba utinya, ukimara kukibona ukaba reka iki ntago cyanjyamo cyahita kinyica. Njye nta mboro njya ntinya. Imboro zose zakujyamo kandi nazakira zose ningana nk'iyo mikoro ufashe nayo wayakira? Nayo nayakira bitewe nyine n'amafaranga aba yamaye. Nese buriya ari umugabo ufite imboro nini n'ufite intoya, uryoshya cyane ninde? Biterwa n'umugabo uko azi kuyirongoza. Ushobora kuba ayifite ari nini wenda atazi kuyirongoza, cyangwa akaba ayifite ari ntoya akaba azi kuyirongoza. Ubwo rero ntabwo abantu bose barongora kimwe. Ariko buriya kugira ngo umugabo arangize umugore si ubigiramo uruhare? Kugira ngo umugabo arangize vuba, hari umugabo mubonana agahita arangiza, ariko hariho n'umugabo mubonana akarangiza bitewe nawe, bitewe n'amagambo urimo kumubwira cyane ibyo urimo kumukorera. Amagambo ngayo magambo rero yatubwira twumva amagambo atuma umugabo ahita arangiza vuba. Ushaka kumubwira ati shiri ndagukunda, shiri mbabarira ndangize, shiri nukuri ko Imana ufite imboro iryoshye, ebana bigatuma mu mutwe umwica mu mutwe akaba yarangiza. Ariko noneho hari ukuntu iyo bari kurongora nk'umukobwa abataka, buriya aba ari ukubabara cyangwa aba ari ibyishimo? Reka barimo kuryoherwa, gusa ubabazwa n'igize n'ibyishimo biriya. Wowe ujya utaka iyo bari kukurongora se? Bibaye ngombwa bitewe n'urimo kundongora. Ubuse watwumvisha nk'ukuntu wenda biba bimeze, utwumvishe nk'umuntu wenda uri kubikora. Ntabwo tuvuze ngo wenda ngo utwereke mu buryo uri kubikora, wenda bivuga nko mu magambo, kandi ndakeka nta sani byagutera. Aya ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, cyeka niba uzi tukabikorana. Umugore ngo kunyonga, ariko hari abantu batazi nyine kunyonga ibyo ari byo. Ubundi we hari umugabo n'umwe ujya unyongera? Biterwa nuko arimo kundongora, naryohewe ndamunyongera kugira ngo nyine nawe aryoherwe. Bugiye umugabo ari no kumunyongera bituma narangiza, ibana nawe akaryoherwa akumva ko wamwitayeho. Ase ubundi buriya kunyonga babikora gute? We iyo uri kunyonga ubikora gute? Ngwino nguhema nkwereke uko babikora. Oya wenda bitubwire mu magambo, tubwira ati wenda mfata wenda nk'umugabo nkamushyira hasi nkamujya hejuru nkabigenza gutya. Okay. Umugabo ukajyizamukiramo mureke kumusetsa ariko ratakomeza nyine muri kwa kuyizamukira nyine umugabo nawe araryoye.
muri guseka iki ko muri guseka ibintu ariko uvuga ntibibaho ntabwo se nimba utarabikora ahise yibuka nawe ati yo byabaye atavuze akantu ubwo nyine uri kwizamukiramo nawe araryoherwa byanatuma kugeza nese we basi uri kunyonga we hari uburyohe uba wumva ubwo se kumva wajya kunyonga nyine nta buryo urimo kumva iyo nawe utangira kumva ko uri kuryoherwa ukabona ubwamunyongera buriya hari nk'umugore nk'umugabo ushobora kuvuga ngo ukore urayanga ubundi pozisiyo akayongera cyangwa nayicaramo nabyo birashoboka ibyo iyo ubikoze uhita urangiza vuba ndarangiza ariko n'umugabo ubwo nyine nawe ahita arangiza ase hari amagambo rero abiri abantu bajya bitiranya hari abantu bavuga ngo gucumita ngo cyangwa kurongorana ubundi ibyo bintu bitandukanira kurongora no gucumita bitandukanira kurongorana oya kurongora hari abavuga ngo kurongora hari n'abavuga ngo gucumita ibyo bintu biratandukanye zanjye ntabyo nzi cyo gucumita nyine nzi ko umugabo nyine yari ukurongora agacumita asunikamo imbere nibyo numva ngo ni ugucumita naho ibyo byo kurongorana nyine ndumva simbisobanukiwe byiza ariko gucumita nurabizi okay hari abagabo benshi rero urumva bakunda ngo baba bashaka abagore bagiye kurongorana nyine babasisa ibyo bintu ujye ubikora jewe nkasisa umugabo yanjye ntabwo nasisa umugabo base ariko uzi ko bikorwa njya mbyumva njyana nabibona no mu mavideo ujya ureba porno se rimwe na rimwe none nk'umugabo ashaka kumusisa akavuga ati mbabara ubinkoreye nibyo ndaguha amafaranga yose ntabwo kunyira umugozi benshi babikunda abantu bose bakunda bitandukanye wenda tuvuge ibyo ari byose byari byo tubwiye ko wabonye bigenza gute nyine mu gihe ari gusisa umugabo